ikinyamaboko gikuru kiziritse abanyarwanda n'umwuka w'ubupfumu. Umwuka w'ubupfumu ni icyago cyaguriye u Rwanda. Abantu nibadahaguruka ngo barwanye umwuka w'ubupfumu, generasiyo zirarangiye. Umwuka w'ubupfumu hano bera mubi noneho ntabwo uri mu bapfumu abangaba bo muri za shrines, abangaba bapfumura. Waragiye noneho ujyana mu mihanda urabura n'umuntu akaguhanurira. Ntaguhanurira yakoresheje umwuka wera kuko nta watunze, arakoresha umwuka wisanisha, familiar spirit. Abadayimoni bo mu bisekuru bye bagakominikana n'abadayimoni bo mu bisekuru byawe bakamuha amakuru y'ubuzima bwawe. Uti noneho ndahanuriwe. Umuntu ajya gusenga aricyo kimujyanye. Ubu bupfumu bwageze mu madini, yajyayo batamuhanurira akava yatishimye. Ubupfumu murebe kuri za social media ni ukwirirwa bahanura ati bizagenda uku. Abanyarwanda bamaze imyaka 30 bategereje ibintu by'umupfumu ngo witwa magayane. Nta kindi bareba n'ibyo gusa. Birababaje. Ahantu ugiye ukabona ikiganiro kivuga ibintu by'ubuhanuzi, kivuga ibintu by'ubupfumu, usanga views ni nyinshi cyane. Abantu barabireba bitabiriye. Ariko ahantu bavuga Imana, uburyo Kristo ari urukundo, uburyo Kristo yatubatuye, ninde se ubireba? Nta ubyitaho. Ariko zuvuga ubupfumu bose barabireba bashishikaye. Ariko narimbura mu izina rya Yesu ibinyamaboko byose biri ku buzima bwacu. Haleluya. Utaraho ibinyamaboko biri ku buzima bwawe, biraguye ko ubuzima bwawe uzabwinjiramo ngo ubohore. Nawe uri gusengera abana bawe, mufasha wawe cyangwa iki, ugomba kubanza ukaboha ikinyamaboko kiri ku buzima bwe. Nawe ushaka gusengera abanyarwanda, ugomba kubanza ukaboha ibinyamaboko biri ku banyarwanda. Haleluya. Uwiteka mu izina rya Yesu turaboha ibinyamaboko byose biri ku buzima bwacu. Turaboha ibinyamaboko byose byahagurukiye kurwanya ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Uwiteka mu izina rya Yesu turakwinginze ngo imbaraga z'umwuka wera zibane natwe kandi zitwongera imbaraga n'ubushobozi bwo kurimbura imyuka yose y'ibinyamaboko iri ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Turahambira ibinyamaboko byose by'umwijima biri ku buzima bwacu. Haleluya. Uwiteka mu izina rya Yesu tuje twishijije bugufi imbere yawe, tuje duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Haleluya. Kandi twiringiriye mu mbaraga z'amaraso y'igiciro cyinshi y'umwami Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo ubatuwe na Kristo aba batuwe by'ukuri, ubatuwe n'amaraso ya Yesu Kristo aba batuwe by'ukuri mu izina rya Yesu. Haleluya. Yeshua duhagurukiye gukoresha no kwizerera mu butware waduhaye ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, n'icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Haleluya. Mu izina rya Yesu duhagurukiye kurimbura, duhagurukiye guhambira, duhagurukiye kuboha mu izina rya Yesu ibinyamaboko by'umwijima byose biri ku buzima bwacu. Haleluya. Turarimbura ikinyamaboko cy'umwijima cy'ubupfumu, ikinyamaboko cy'umwijima cy'uburaguzi turakirimbura mu izina rya Yesu. Abantu bagomba kuba maso. Ubupfumu buri kuri za radio na za TV. Hari ibintu byaje ngo bya horoscope. Abantu babwira abantu ngo wowe wavutse mu kwezi uku n'uku bimeze uko, wowe wavutse mu gihe iki n'iki bimeze uko, wowe witwa gutya. Iyo bakubwiye ngo abantu tuvuge bitwa izina iri n'iri, imico yabo niyi, ubwo wabagendera ku bantu bapfuye uko bitwaye. Iyo ibyo bintu rero byizereramo abo badayimoni babo bantu, iyo myuka yisanisha abo bantu iraza ikajya mu buzima bwawe, nawe ikakumvisha nyine kuguma kuba nkabo. Niba umuntu mwiteranwa yarabaye umusinzi ukaba ubyizereramo, uzaba umusinzi nyine. Nuko bimeze. Muzamenya ukuri niko kuzaba batura. Turirukana rero umwuka w'ubupfumu mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Turahambira ikinyamaboko cy'ubupfumu rimbuka none mu izina ry'umwami Yesu. Imyuka yisanisha, ikinyamaboko kisanisha, ikinyamaboko gikurikirana ubuzima bw'umuryango, rimbuka none Satani mu izina rya Yesu. Break even right now. Rimbuka. I bind you now in the name of Jesus. Rimbuka none Satani, rimbuka mu izina ry'umwami Yesu.